ntabwo wamuzana aje kwicara ku ntebe amenyere Premier League ni umuntu uje guhita akomerezaho ariko nanone bakareba bakavuga uyu muntu tumuguze miliyoni 100 agashye ariko hari ikintu ruvuze gitumye mita nsubiza inyuma amaso ntangira kuvuga atari kubundi ko bagereranyije bitabinatworohera kuza kubareba abajene bombi nihe difference irimo no kuvuga ngo uyu nguyu wavugaga uyu nguyu Geketike nuko urimo kubivuga muri Bundesliga niwe mukinyi ufite pourcentage iri hejuru cyane kucyo bita percent ya metric ubwo ni bwa buryo nyine zamuvuma zose z'umwataka arimo gushota arimo ibiki byose muri Bundesliga niyo mukinyi wa mbere ikindi kintu yabasesko bose nabari nuzo ariko ni kwa kina hirya yese uyu mukinyi ikindi kintu ngo cyambere azwiho cyane dribbling umukinyi wa 1.90 ucenga cyane wihuta urumva ni umukinyi buri kipe se kujya kumutekerezaho uhita utekereza inshuro ebyiri unaje na defense ikindi kintu tutabura kuvuga kuri uno mukinyi ni umukinyi nyuma yuko adribura cyane technically gifted urumva shot accuracy ye nuvuga ngo ikintu kijyanye na finishing ye ni mubi cyane finishing irindwa mubi bivuze ngo n'umukinyi finishing ni nziza dribbling ni nziza muvumaze akorera imbere y'izamu ari muri box ni wa mbere muri Bundesliga ku myaka 22 uwo mukinyi ujya kureba nanone mu mikino 48 yakinye yatsinze ibitego 22 na assist 12 urumva ni assist king urumva ni goal king no scoring iri ku rwego rwo hejuru ariyo ya percent ya twavugaga ya muri metric percent go scoring machine ku myaka 22 utavunagurika watekereza ikintu mwiza nta muntu rega ushidikanya ku bushobozi bwiwe Elvino niyo mpamvu Liverpool rega bombi nababonye byabari byiza gusa nge icyo nandi kuvuga ni na Liverpool ishobora nyine ku giving up ikajya kuri Eketike ari wenda reka uranyangana gato tubanze duse nk'abareba uyu mutipe nono noza ziwe imbere zamu ni mukinyi umeze iki baravuga ngo mu bakinyi barimo gukina uyu munsi umupira babataka baravuga ngo ni complete striker n'umwataka wujuje byose uyu mukinyi bita Alexander Isaac baravuga ngo he is a complete striker n'umwataka wuzuye ikindi kintu bita mukubwiraho ugitangiye koze ngo gerageza umbwiye Alexander Isaac ni muntu ki he is a complete striker icyo ni cyambere icya kabiri physical dominant karakome bya bindi munyamuga Cristiano arakomeye gafite igihagara gitandukanye Cristiano kwa kundi bona Cristiano arakomeye yuhuriye na muri duel ni mubi cyane uyu musore nta gushobora kumuganya duel ikindi kintu abantu batajya buri abantu muri wese warebye Alexander Isaac akiri urabona buri urebye nka Haaland urwego rw'imyatakiri ni umuntu uri strong umeze nk'irobo urumva nukuvuga ngo atsinda bya bitego nyine ubona by'ingufu nyine ubona ko nyine ari ingufu z'umwaka Alexander Isaac technicité noneho no mu mutwe IQ ye reka dute tubihuza ariko ushaka kuvuga urumva akagira indi quality ikomeye iri ku rwego rw'ejuru bita clinical inside box yamaze kugera muri surface de réparation de réparation muri ya box ari clinical agitekereza ngo ndatera mu izamu munyamita mutangira gutekereza turakishyira ku munota kanga hege akimara guhagarika muri box agize agapira kuvuga buri equipe yose igira umuntu uyobora celebration kuvuga ngo akigera muri box agitangira kubona kagiye gutera mu izamu ngo ushinzwe kuyobora Gimares na Arsenal batamanuka muri kona akabasanga reka ikindi kintu afitemo quality ku rwego rw'ejuru nicyo bita aerial strong yes mu buryo bwo hejuru imipira hejuru ngo karakomeye nibuye karagasore ariko iyo namurebye Elvino wenda iyi saison byariyongereye kubera ko nta mvune nyinshi yagize saison ya 2023 na 2024 nyine wabonaga n'umukinyi ugaragara nkaho ari mutoya physically iyo umurebye ariko bamwe mu bakinyi bagiye bahura nawe bakubwira ko iyo mwegeranye gutya muhuriye muri duel tuvuge niba hakuriya babagiye gutera kona ahagaze hariya kuvuga ati iyo azamutse ntabwo ushaka kujya munsi nyine gutya umari ku mukinyi ushaka nyine kumusunika ntabwo ushaka kumukoraho ni nkabiri aragupushinga handi nawe usigara wumva ubwo n'akaboko gatwaye ni nkabiri bya Victor Gyökeres bura ngo nagira karite igirwa n'umukinyi umwe kwisi Paul Pogba nivuga ngo Paul Pogba agitekereza gutyo akibona geste ugiye gukora igiye kumupasa umupira nuko ameze
akugiraho akaboko ahita akagushyiraho buriya mu buzima busanzwe tubifata nk'umuntu urimo koga umuntu urimo koga buriya ahagaze gutya naho waza umeze nk'igisasu uyahagazemo neza ugakubita ntago nyine ari mu mazi nyine ntago wamugwisha naho waza za spray za Roman Reigns cyangwa se ba brain break nago bikora so rero uyu musore rero bita uyu nguyu twavugaga Alexander Isaac ni umukinnyi ufite ikintu cyo kuba ari umukinnyi ukomeye akagira karite nyine yo kuba physicality twavuga madiweri ye urumva icyo kintu nanone cyo kuganya madiweri aza kugihuza n'umukinnyi Arsenal ye kwibikaho uwo bita Victor Gyökeres nayo ngo mubi cyane ukijya kumupasa umupira ngo kuboko kwe kwa mbere kw'iburyo kukuriho gutya kandi buri muntu yagutanze kugushyiraho kuboko bura ni nk'umuntu afashe icyo bita muri karate rya babyita gute kwa kundi position kibadashi ni nk'umuntu amaze gufata position kibadashi bura naho wazajya usimbuka ya majetiri zakata bayita urabona muri karate hari position ebyiri iyo ugiye gukora kakata hari iyo bavuga yo gahagarara ibirenge byose bireba imbere parallel ugafunga hinya amavi ho gato yitwa kamayi ni ya position ugiye mugiye kurwana mugiye muri kurwana tu so urumva rero kibadashi ni yihe kibadashi ni kuvuga ngo ni kwa kunumera nk'umuntu se nakubwira ngo tugiye gutera umugeri hari kuntu uca bugufi urumva ugaca bugufi wafunze ni position yo kurwana position kibadashi nyumvije utayisobanukiwe neza kibadashi ndayizi kibadashi ni ukuvuga ngo abantu twakinanye karate yakinya karate ntigeze atwara n'umukandara n'umwe so urumva no kuvuga ngo ikindi kintu nanone no mukinnyi bita umukinnyi bita Alexander Isaac ikintu bamuvugaho cyane ni ukuvuga ngo afite karite yo kwasista abagenzi bakinana ariyo mpamvu buri kipe ya Arsenal yamushakaga kimwe mu bintu muzi ku kipe ya Arsenal ni kipe bikeneye umukinnyi uraza kugira uraza gukina umupira cyane agakina n'abagenzi be nago bakeneye kugira ngo utsinde ibitego byinshi cyane hari doctrine Arsene Wenger hasize yanabibwiye Olivier Jambwe ati kumwataka erega nta mutwaro wikore kuvuga ngo uzahura utsinda ibitego ko forme ntuzazihora na buri munsi hari igihe umuntu avuduka nabi ariko basi niba utabasha gutsinda igitego fasha abagenzi bawe batsinda igitego fasha abagenzi bawe batsinda igitego byabakukiyemo abakinnyi ba Arsenal umuntu ashaka kugera imbere y'izamu afite umupira ubona afite n'uburyo yatsindamo igitego bego ko narapashe Irvino tuki nibyo komeza ngiye kubwira komeza ku mukinnyi yes so far rero no kuvuga ngo ni ikipe ya Liverpool mu mayira abiri baza ngo Ekitike biragenda bite ese Alexander Isaac baraza kumuduha ariko kigaragara ino ikipe ya Newcastle ikipe ya Liverpool yamutsiretse igahera kuri Ekitike nekereza ko ntago bafata ba prolific striker babiri bakaba bagumana ariko nanone twaje tubona abatoza benshi bajya banafata initiative bakavuga dukine 4-4-2 cyangwa se bagakina 4-3-2 ukabona nabyo nanone birakunze so ni ikipe ya Newcastle turaza kwitega ibyo dukeneye ko abakina ariko turabiza umutoza wabo uko asanzwe atoza no mutoza utajya ukina systeme zo kwivanga ngo atoze za systeme za kera so urebye so far kuri Liverpool nibyo ngibyo hari inkuru wari ugiye kulansa oya nari ngiye kuvuga n'ubundi ku mukinnyi mwene wabona ba Alexander Isaac ni umwe mu bakinnyi nabonye n'ubundi ubona ko nawe n'umunyasuwede uyu musore nigeze mbona abantu bamuteraho brage uze kuza kureba umukinnyi nigeze mbabwira umukinnyi mwiza ngo muri Afrika yose umukinnyi ufite amafoke yo gukinira Orlando Pirates hari umusore ngo ukinira Marimo muri Suwede umunyasuwede ni umunyasuwede ariko w'umunya-Somalia urabona muri Alexander Isaac n'umunya Eritrea iga uradufasha tujye kuri Man City turebe ya diri basinyanye na Puma ijya kirimo kutubwira umwana umuntu wese ngo wamubonye akina bro afite umupira nabantu z'abadafite ureba fata Lamine Yamal umuhindu umufata umutereke muri jezi ya Marimo afite umupira mwinshi cyane abantu bavuga bati uyu mwana arabura ikinga Marimo bamwita Taha Ali reka nze nkwereke nk'izina rye ukuntu baryandika abantu bagiye no kuri YouTube bamureba bamwita ngo ni Taha Abdi Ali uriko byumva no munyaki ni umunya-Suwede ariko ukomoka muri Somalia yagiye ari impunzi rwose atangira ngo mu ekipe muri quartier n'ikigo umuntu yaraje amureba ari macenga abandi bana bagenzi be aravuga ati ariko ibi bintu ntiwabikora no muri ekipe nkuru aramujya ariko umupira kina abantu bose bari babibaza bati uyu muntu azaza mu ekipe akomeye ryari ngo tumubone n'umwe mu basore afite umupira mwinshi cyane utanabaho umuntu wese umuzi arava habura iki ngo amakipe amuzane abonye ntekereza ko ashobora kuba wenda abeshya imyaka ashobora wenda kuba akuze ariko azi umupira mwinshi cyane utabaho azi umupira mwinshi cyane kabisa ubwo nk'umuntu udukurikiye mugende mumurebe kabisa ni muri babakinnyi bureba nawe kwibaza uyu muntu habura iki ngo aziburaye
so yes kugeza aka kanya rero no kuvuga ngo saison 2024-2025 abakinnyi babiri babashe gukora dribble nyinshi cyangwa se babashe gucenga cyane kurusha abandi harimo umuhungu bita Isaac Jensen w'ikipe ya Zedar Kumar amakipe menshi arimo kumwirukankaho kuko nuvuga ngo yagerageje icyo bita tackles zigera muri 96-50 zirakunda tekereza ku dribble inshuro 40 gutekereza ku dribble inshuro 96-50 bigakunda urumva ko percentage ziri hejuru none Madueke niyo mukinyi ugiye gukora gahigo ko gukina amakipe ya Arsenal n'ikipe na Chelsea none Madueke Loxed niyo ugiye kumukinyi ugiye gukina muri Premier League ku makipe mbi Chelsea na Arsenal ariko noneho azayongera kwandi bakibaje batandukanye twagiye tubona abakinyi muri aya ma equipe ariko ngo akabakoza gahigo ko agiye kuza kiri mutoya ko bagiye baza muri Arsenal benshi ari mutoya uyu ngo bita Anoni Madueke Vitinha niyo mukinyi wabashije gukora passe nyinshi cyane cyangwa icyo bita final muri surface de réparation muri final third niwe mukinyi wakoze passe nyinshi cyane kuruta abandi bakinyi bose muri iki gikombe cy'isi cy'ama club yarushijeho bita Joshua Kimishi ndetse na mugenzi we yitwa Ashraf Hakimi Desire Doué niwe mukinyi wa dribble ballon nyinshi cyane mu gikombe cy'isi cy'ama club kuko yakoze tackles zigera muri 20 zirenga zose zirakunda muri ya mikino mike bakinnye bivuze ko hano hari abasore tubona ko turaza kwitega baza kuba batanga akazi gakomeye cyane so narimo kuvuga muri minota isigaye ikipe ya Man City rero nabonye barimo